Ndabasuhuje inshuti bakunzi b'ibyaro TV mudahwema kudukurikirana aho mugiye muherereye hose ndabasuhuje. Iyi ni inkuru igezweho kandi ishimishije, breaking news. Aya rero ni amakuru agenda acicikana kuri ibi byamamare byacu ubona muri sikirini yawe, uko bigenda bihabwa ibihembo bigiye bitandukanye bagendeye uko bagiye bakora cyangwa se uko bagiye bakora ibintu biryoheye abanyarwanda ndetse n'abandi benshi cyane. Aba rero mubona uwo muramuzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, Aline Sano wacu nawe muramubona. Uyu se we ushobora kwibaza ati se ninde ko namumenyereye, ariko uyu ni umuproducer ubica bigacika, akaba yitwa producer Lani. Uyu rero nawe akomeje kubica bigacika. Ubwo rero twagiye muri iyi minsi, dore ko bahawe n'ibihembo bigiye bitandukanye. Aba batatu nibyo tugiye kuganiraho. Rero ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo utaza gucikwa na gatoya. Twagarutse tugiye guhera kuri The Ben. The Ben yahawe ibihembo bitatu bigiye bitandukanye. Ubwo yahawe igikombe cy'umuhanzi mwiza w'umwaka mu Rwanda. Uyu The Ben rero yakomeje ahabwa n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Yahawe n'igihembo cy'indirimbo y'umwaka mu Rwanda, ubwo murabizi. Arongera ahabwa n'ikindi gikombe cy'indirimbo yakunzwe hano mu Rwanda. Ushobora kwibaza ati se iyo ndirimbo ishobora kuba yarakunzwe ni iyihe? Ni indirimbo yitwa True Love. Biragoye ko utaba uyizi. Reka dukomeze kuri Aline Sano wacu. Ushobora kuba ati se yahawe ikihe gihembo? Yahawe igihembo cyitwa Best Rwanda Sound. Ushobora kwibaza ati se ibi byo ni ibiki? Urukumva ni umukobwa ufite ijwi ryiza waririmbye neza. Icyatumye ahabwa iki gikombe ni indirimbo ye yakoze yitwa Head. Uyu Aline Sano nyuma yo gukora cyane, nyuma yo kwivuruguta, nyuma yo gukora ibintu bikomeye cyane, akanyura mu nzira nyinshi agenda anabyivugira ko uyu muziki kugira gafatwe byamugoye cyane, yatangiye gufata ibihembo bitari bike, dore ko n'iki gihembo bamuhaye yavuze ati Imana ishimwe, byibura ndi umukobwa ushoboye kandi ndi umukobwa ufite ijwi ryiza kugezaho miga bose hano mu Rwanda. Rero anakomeza ashishikariza abakunzi be ko bagomba kumukurikirana gatanu ku kandi ko hari ku bwabo kugira ngo abahe ibintu byiza kandi bishimishije, kuko ngo nicyo yiyemeje. Naco rero mushobora kumuburana igihe mukimukurikirana. Reka twikomereze kuri uyu muproducer wacu DJ Lani. Ushobora kwibaza ati se yahawe ikihe gihembo cyangwa se ikihe gikombe ashobora kuba yarahawe? Bacita Best Breakthrough Audio Producer Africa. Bivuze ko uyu ari we producer muri Afurika ushobora kuba warakoze ibintu birenze, ushobora kuba warakoze indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye zikabasha kuba zakundwa cyane kurusha izindi. Uyu rero producer DJ Lani ni umugabo cyangwa se ni umusore ukomeje kubica bigacika, dore ko banavuga ko afite ubwenge bukaze bugiye butandukanye, dore ko indirimbo zagiye zinakundwa, dore ko n'iyi ndirimbo ya Aline Sano ariwe wanayimukoreye. Ndagushimiye wowe wakomeje gukurikirana iki kiganiro. Nimba utarakora subscribe
yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bikugereho ku gihe. Ndagushimiye, mwari kumwe na Benjamin.